Mu mudugudu mwiza kandi utekanye wo mu Rwanda rwa none witwa Ishema, hari hatuye umwana wishimye witwaga Ngenzi. Uwo mudugudu wari ufite imihanda y'igitaka gitukura, insina nyinshi, n'abana bakinaga umupira nimugoroba. Ngenzi yambaraga imyenda y'ishuri itunganye, agasuhuza abaturanyi neza, kandi agakunda kuririmba mu rusengero buri cyumweru. Igihe umwaka wa 2025 wari ugiye kurangira, nimugoroba harushagaho kuba hatuje kandi heza. Umugoroba umwe, Ngenzi yikaye hanze ari kumwe n'umuryango we. Areba izuba rirenze inyuma y'imisozi. Bituma atekereza ku byabaye mu mwaka wose. Ngenzi yibutse ibihe byiza yagiriye ku ishuri no mu rusengero. Yibutse kandi n'ibihe byo kutumvira ndetse n'igihe atitwaye neza. Ibyo byatumye atekereza cyane. Muri iryo joro, Ngenzi yafunguye Bibiliya. Nuko asobanukirwa ko Imana ikunda imitima ishima kandi yicuza. Ayo yasenze. Ashimira Imana imigisha yose yamuhaye muri 2025. Asaba imbabazi ku makosa yakoze. Umutima wa Ngenzi wuzuye amahoro. Bukeye bwaho, Ngenzi yafashije mu rugo gusukura inzu. Yatunganyije ibitabo by'ishuri. Nuko igihe yasukuraga, Ngenzi yasobanukiwe ko Imana nayo ishaka imitima isukuye. Ngenzi yafashe icyemezo cyo gusiga ingeso mbi mu mwaka wa 2025. Yahisemo gutangira umwaka musha isengesho, ineza no kumvira. Igihe umwaka wa 2026 wari ugiye kutangira, umudugudu wumvikanaga nk'uwuzuye ibyiringiro bishya. Ngenzi yazindutse kare arasenga. Yibuka ko Imana igendana n'abana bayo buri munsi. Ngenzi yahisemo gutangira umwaka musha yiringira Imana. Yahisemo kumvira ababyeyi. Yahisemo gukunda abandi. Yahisemo gukora ibyiza. Mu ntangiriro z'iminsi y'umwaka wa 2026, Ngenzi yumvise yishimye kandi yizeye. Yamenye ko Imana yamubeye indahemuka mu bihe byashize. Yizeye kandi ko Imana izakomeza kumuyobora muri buri ntambwe y'umwaka musha.